gitaramo cyacu. Nukuri Imana ibaha umugisha. Mu gitaramo rero cyateguye iki cya none duhuriyemo twese ngo ubundi nuko tuzajya ijuru tukarangurura n'ijwi ryacu cyangwa amajwi yacu tukayisenga tukayiragiza gahunda zose z'iki gitaramo. Ubwo twavugaga guhaguruka ari umuryango wacu. Hanyuma mu ndangagaciro duhuriyeho n'iyobokamana, ndabizi ko Imana iwacu Imana iwanyu ntacyo bibatwaye. Iwacu tugiye guhaguruka ariko twe ntitujya duhagurutsa abashyitsi, namwe muyisenge mu buryo mwumva mufashijwe. Tujye ijuru dusenga Imana mu buryo tujye ijuru. Nimureba se ko duhuje. Nasabaga hagati aho keretse wenda ingofero ibaye ari iy'idini y'amategeko cyangwa y'akazi, ibaye atari kimwe muri ibyo wayururutsa gato tugashima Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi. Imana idukunda kandi idahwema, Imana yikwije icyubahiro n'igitinyiro, Imana yo yonyine yimaze agahinda ibasha kubera hose icyarimwe. Gicamunsi cya none turagushimye. Uri hano n'ahandi hirya no hino ku isi aho tutarora n'aho tutashyika, ugushatsa kubonera igihe shimwa uhimbarizwe ko nta wundi mubahwanyije ubwo bushobozi. Izina ryawe ryongere rihimbazwe. Bityo rugira ugize byose kandi tugize twese, data wa twese si umwami wacu Yesu Kristo, wowe wenyine wemeye kwitanga akabambwa agatambwa ngo tumuboneremo gutabarwa. Igitare cyacu turagushimye. Ndiwe nduwo, icyo nshinzwe nicyo, mwicare mugubwe neza. Hanyuma ibindi se ni inyongera ku bisanzwe. Abandi abo binanira kuvuga Gatete, bo binanira kuvuga Wilson, unyita umuterambabazi, iwacu niko banyita. Ibyo ni byanga wigana abazungu, abo duhuye bose banyita babyface. Ngaho ni mugubwe. Nabagushimira. Kanigarukire iwacu. Guje ko kuri uyu munsi tuzataramana nabo bahashyitse. Ndagira ngo unyemerere ushyikira indangururamajwi, uduhere ikaze yisumbwe umubyeyi Kamugisha n'intora abereye ku isonga. Mbaje kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Ubu igihe duherukanye haciye iminsi, kandi igihe watambukaga hano bakwakira wankoze mu biganza, ariko ntitwagwana mu byano. Igira hino rero, ariko nibura tuhoberane turugabanye. Yesu ashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Muraho cyane. Turaho. Muraho. Ni amahoro uhabwa. Ni amahoro uhabwa. Mumeze neza. Turaho. Muri amahoro namwe muri iyi misozi ya Ryabuga. Imisozi ya Ryabuga tumeze neza. Iwacu nanjye kasubiza iwacu. Urakoze cyane. Muraho mvura nzima. Muraho mugira amahoro. Ibiganza byanjye ntibyabakwira. Imana ishimwe mwese. Imana yibare kubarinda. Kozi w'Imana Tito. Mukibara ryoshye cyane. Bukuyifra nta. Ukwiriye rwose kwakira abashyitsi bajya bagana umuryango wanyu. Ni byiza pe. Reka rero ahubwo ndabwira n'abandi ngo bazajya bahora babagana kuko murazimana ibiryoshye. Ni kuri ya mwana gutwaze. Murakoze. Maze ngaho tambuka ugenda usubire ntambuke mu byicaro. Ndaza kubwira wa mwana w'umuryango bita Wilson rwose azirikana iryo jambo mbwiye. Murakoze cyane. Mu kanya ndajya mu birenge byaryo. Murakoze. Ngo n'abasigaye uhabwa barabasuhuza rwose. Unyemerere nkomeze uriya mwana nazamuke. Aka kanya umutoza w'umuryango wanyu Gatete yampaye, njyemere nkakoreshe kandi ku gihe. Nzi yuko umuryango wanyu iyo wakiriye umushyitsi ukamuha n'akanya k'ubutumwa bw'undi muryango, nanone muntega amatwi nkababwira, ukampa n'akanya nkababwira ubutumwa nanone bw'umuryango. Ariko Gatete wigere hino ufashe iriya ryari ituro ry'umuryango ndetse ari nayo ntashyo. Babyface rwose bikorana isuku. Peter we
karame karame. aka gashyuhe rero turagasangiye Nabahabwa ariko ikintu cyiza nabonye nuko hashyushye ariko ntibitubuze gusa neza. ibyo birahagije. Ibyo ni isumbe ry'Imana. Abantu barahaye babyumvise babihera Imana icyubahiro. Ni ukuri babihera Imana cyane. Kubera ubucuti tugirana twaje kubatira umwenzi aragenda yigisha iwacu ngaho byumvira no kwiruka. Ariko wabonye inzu wazo wacu ko zingana? Nazibonye. Ariko se banza sekunde ndaza kukubwira. Ngaho nawe sekunde ntabwo ndi bukumve. Yumvira kurya mwenzi matwo birakoze. Ongera wumve urwo rubura. Karame. Ubu buki rero ni bwiza. Ntabwo mwumvise abantu rwose kwanze kijwi ryatugari ubuki muryango mugaro Kalisa. yego Ubu buki Kamugisha yaba busabisha inka muri rugo ntimuyimweme hagire uyitangana, kandi yaba yaje kubutiriraho itizi nyamuna ntimuyimweme. Ibyo bintu bibiri Kamugisha ibyo ariko ibiganza byanjye byari bikwiye kuba biruta ibyanyu byakabaye biruta ibyanyu. Akira ibyo bintu byombi utera ipfizi no gusaba inka muri uyu muryango. kandi Imana ibahumurisha niba no kumva ijambo ryanjye Imana ibahumurisha yakandeka kubatera impagarara maze icyanzanye nabibonye ko ndi bukibone kandi cyiza kitari cya wa wundi wari ufite ibyo mu mutima we. Reka nicare no kubatera impagarara maze oya humura wahaye ikaze ry'isumbwe murakoze cyane kandi arangurura buriya ntabwo mwakongera mugashima ririya jambo yabwiye muvandimwe rero inshuti yanjye kandi Peter ndakumva cyane Kamugisha. ndagushimiye cyane kuri imfura kandi muri imfura ko muteraniye aha umuryango ubereye ku isonga rwose. Ubundi ikitagira urukundo kiba kidafite ubumuntu. Twazangwa n'ubumuntu rero bw'urukundo uko mutubona tungana dutya. Twaje turi intumwa z'umuryango wa Rusiga, umuryango mwiza, umuryango dukunda kandi tuzi ko namwe mukunda. Hanyuma rero urwo rukundo ikibereye ku isonga nuko tubakunda. Araza arabitubwira muvandimwe Peter, abibwira umuryango wacu. Biradushimisha kuko mu bintu bya mbere twari dukeneye kuri uwo mwana ni ukugira umuryango mwiza nk'amwe yarambagizamo akawushima natwe tukawushima, hanyuma ibisabwa bya kibyeyi tukabifatanya n'uwo muryango. Inshuti rero muvandimwe, uwo mwana amaze gutera iyo ntambwe aje agashima umugeni mu muryango wanyu, amaze kubitubwira byaradushimishije. Twateye intambwe tuza turi umuryango utangana uko tungana uko, dusanga nanone namwe umuryango wa Kalisa hari umuryango utangana uko mungana. Tubabwira amagenzi yacu icyo nshimira umuryango ubereye ku isonga wa Kalisa nuko batwakiranyije isumbe ry'ikaze kubw'icyizere n'ubusabe twari tuzanye mu muryango wanyu. Twaje tubasaba irembo ry'umugeni ari we umuhungu wacu yari yarambagije, hanyuma n'imfura umuryango wa Kalisa ntabwo baturuhije iryo rembo ry'umugeni, bararitwemereye. Inshuti zanjye rero ndetse tubasaba
no gutanga inka y'ifatareba. Umuryango mwiza wari ubabereye bamwe muri mwebwe aho mutari muri, turabashimira ko babitwemereye inka y'ifatareba tukayitanga. Ariko uwo muryango twongera kuwusaba ko tuzagira umunsi wo kuza gusaba umugeni mu muryango mugari. Ndashimira yuko babitwemereye, icyo gihe tuzagishaka tukakibateguza. Yarambagije umwana w'umukobwa w'uru rugo bita Batamuriza Jessica, umukobwa wanyuze umuhungu wacu, kandi uwo mukobwa wanyuze umuhungu wacu natwe yaratunyuze. Reka nshimire yuko igisubizo cyanyu kiri bubere cyiza umuryango nk'uko umwana wanyu yamubereye mwiza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Twaje kubasaba umugeni mwafura. Murakoze. Kabugeni Karame nshuti yanjye. muryango namwe mugashima umukobwa wo muri uyu muryango. Yego. Nkaba numva mwarishimiye umukobwa gusa umuryango utarimo. Buriya rero nshuti yanjye, uriya mwana amaze kurambagiza muri uyu muryango atubwiye naho uwo mugeni yashimye. Mbere yo gushima uwo mwana yashimye, icyatumye dutera intambwe nuko twari twashimye aho akomoka. Mubigira ibanga gusa. Hanyuma rero uyu munsi twaje kubyerekana. Twashimye umuryango, twaje gusaba umugeni, niwabaha amashyi. Ababyeyi mubyara Batamuriza twarabashimye, tuzahora tubashima iteka ryose, turanabakunda. Ariko kandi Karame, mwaramushimye Jessica. twahereye ku muryango umubyara, noneho bigeze kuri cyo babyayeho biba akarusho. Mwamushima, Karame, mwamukunda, yego, mukamusabisha ubuki bukwiye gusaba inka cyangwa gutira imfizi. ariko uyu mwana naza nkurikire. Uburyo dukunda uyu muryango wagira ngo hari intango zasigara iwacu tutazizanye iwanyu. Tubifitiye uyu muryango. Noneho urashaka kuririmba ya ndirimbo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'ibyo umuryango ubereye ku isonga. Imana imugishe, nimwakire rwose. Iki kibindi icyuko tubakunda rwose, turyoherwe twese. Kandi ubu noneho uzanye ubuki bwo gusaba umugeni. bagiye n'inka byose. Imana imugishe. Banza noneho numvise icyo akuvuga. Arumvise mwakabyara. Imana nkunda yuko yaguhaye amatwi yo kumva ibyanjye niyo ngiye gutebwa, nkunda ko ubyumva cyane. gusenga niko gusaba, dusaba Imana itugirire neza, iduhe umugisha muri uru rugendo. Twongera gusabira umuryango turi busange, mudusange nabo ari amahoro, Imana iwurinze. Kandi ibyo twasabye byabaye, twaje amahoro, twasanze amahoro. Igisigaye rero ni uguhabwa. Ariko ko wirutse cyane Pastor Mutima, Musabe ko wirutse cyane. umva impamvu ntabwo nirutse. Iryo jambo aravuga ngo musabe muzahabwa, si amagambo abiri se? Twasabye rero. Ntabwo nakubarira insanganyamatsiko y'iwacu mwadusanganye, nakubarira isengesho mwasenze mujya kuza. Noneho yaba mutabyizigamye ngo bibanga. Twasabye tuvuga ngo aho tugiye tuhagirire umugisha, nidusaba duhabwe. Ahasigaye muravuga ngo amina murayisanga kwa Kalisa. Amina Amini vuga ngo bibe bityo. Ndiko murasenga muganye ku musozo muravuga ngo amina tuyiharire kwa Kalisa. Icyambere Pastor Peter. Karame. Icyambere twaje aho dusanzwe. Ntabwo ari ubwa mbere, ntabwo turi mazanyamo. Umuryango wa Rusine n'umuryango w'umubyeyi Kalisa ni imiryango isanganywe. Imbajije Muvandimwe gusa icyo namenye ni kimwe.
nuko mu isengesho ryanyu mujya guhaguruka andi magambo yose mwayavuze ariko mugeze kuri amena muravuga ngo turayisanga kwa Kalisa murakabyara ariko iyo amina kari iyanyu mwayihesheje umugisha. Reka ariko mbonye umugabo twicaranye hano nuko witwa Mbanda. Yego. Mbonye abwira atariko wampaye iyo ndangurura amajwi. Erega n'ubundi izina ni ry'umuntu ryamubanze kare kugira ngo asoza amina. Nkasuhuza Kamugisha nkagira n'icyo mwibwira. Urakoze cyane. Ngo bazukura abantu. Yego. Kandi ndizera neza ko wifashemo kugira ngo tubakure. Ntabwo dufatanyije urwo rujijo rwawe. Banza ubyumve. Bazanye inzoga ya mbere. Turatera imfizi. Ntabwo nagize nti nazanye ntashyo. Iya kabiri. Nazanye yo kugira ngo usoze ubutumwa kuko nanze gusoza ubutumwa bw'umuryango uvugira ku ntashyo. Ese Karame. ubwo ndabyumvishije. Yego. Hanyuma se ndagira mu maruri. Usigaye tumwa n'abana. Usigaye tumwa n'abana. oya ntumwa n'abakuru ntabwo ntumwa n'abana. Wateruye ijambo ryawe ugira uti umuhungu w'umuryango wacu. Yego. Yarambagije umukobwa w'umuryango wacu. Yego. Ni umuhungu. Yego. Wabyivugiye. Ni umuhungu wacu rwose. Yarambagije umuryango wacu. Umuryango wanyu, umuryango w'umubyeyi Kalisa. None uwo muhungu niwe wabatumye. Batumwe na Selusine nk'uko wamwumvise tunavuze. Hanyuma se uvuga uti natumwe n'umuryango ntutumwe n'umwana. Ariko buriya Mbanda wagira ngo uyu mwana atatubereye umwana yatuma duhurira. Niyo mpamvu nawe tumushinga tukamushyira no muri iryo jambo. Mukagira muti tukavuga ngo umwana wacu mwiza yatumye dusubira mu muryango wacu wo kwa Kalisa. Turugana tumusaba nk'umugeni. uwo mwari mwaravuyemo se. Uya twari tumusanzwemo ariko yongeye gutuma tusubira mu ishuri ya kenshi. Noneho abantu bakomeje gushidikanya. Yego. Kandi natwe ari uko rwose bari tuzi yuko ari umuryango usanganywe. Yego. Umuryango wihagurukira. Yego. Umuryango usangiye byose. Ari nako bimeze inshuti yanjye Mbanda. None rero uyu muryango utangiye kujya utumwa n'abana ntabwo tuza kubyemera. Ntabwo uyu muryango w'abana bajya badutuma ahubwo abana bakomeza kutwongerera ubuvandimwe bakadushyigikira mu byo badusanzemo by'urukundo. Ariko Kamugisha Karame inshuti yanjye uganira na Mbanda nabyumvise. Yego. Rega twasanze abakuru muri twe. Yego. Bavuga ngo wanga gutenguha tuma mukuru. Yego. None se ubwo utuma umukuru se si uko aba ari muto. Ko aba ari mutoya kugira ngo ibukuru bamugerereye neza inshuti yanjye baguhaye amashyi. Urakoze cyane rwose. Maze rero muvandimwe Kamugisha n'umuryango mugari wa Rusine ubereye ku isonga uyu munsi. Yego. Mwatuzaniye inkuru nziza. Niragushimire rwose mwatuzaniye inkuru nziza, inkuru y'urukundo, inkuru yo kongera guhuza umuryango ungana utya. Yego. Iyo nkuru iteye ubwuzu uretse ko tutabura gutebya no kuganira. Uyibye rwose nibyo pe. Urabizi rero impamvu kirya gihe muza. Yego. Mugasaba irembo tukaribemerera. Yego. Mugadusaba kurifata tukabyemera mukarifata. Yego. Niyo mpamvu tutabemereye no gusaba umugeni. Icyo gihe nuko twagira ngo duhuze umuryango mugari wongere uhure rwose. Ndetse namwe muzagaruke muri umuryango mugari wa Rusine. Uko niko kuri rwose. Urabizi yo mu miryango yacu yombi ntabwo abakobwa bo mu miryango yacu baba bizwe. Yego. Nabo umuryango
yego kirya gihe mwafashe irembo kuri mu nzu ya Karisa inzu ya ariko Karisa umugeni muramusaba umuryango mugari wa Karisa umugari wa Karisa n'inshuti n'abaturanyi rwose rero reka turebe uyu muryango mugari wateranye yego tubaze mu bato n'abakuru yego yaba uwo muryango mugari mwagendanye nta mwana wo muri wo cyangwa se icyo nzi cyo nuko mutagira mukuru mubi nta mukuru mubi turebe ko nta mukuru mubi wa muri uwo muryango turebe ko nta mwana waba yarakubaganye agasuzugura abakuru yego ariko ntugire ubwoba uvuga uti Ariko basanga dufite kugira ngo- umukuru mubi bagasanga hari umwana wakubaganye aho bari buze kudusubiza inyuma umuvandimwe Peter amen inyuma nkabona pe barasa naho bavangiye muri gahunda bari bafite ibyo bitari Peter karame urizi ikintu bakomeje gutegera amatwi ibyo tuvuga bategereje ririya jambo ryawe uraza kumva n'ibindi byiyongereho by'amashyi amashyi yabaye ay'izuba bayarindiriza umunota wa nyuma umunota wa nyuma kugira ngo ubu bwatsi ntiburanduke ahubwo batere bwinshi aha ubwo bashaka baze no kuyareka nayo yaba yarandura ubwatsi bwari busanzwe ari ubw'izuba tutazi rero nari ndimo mubwira nti ntuze kugira impungenge n'aho twasanga hari mukuru mubi wabonetse muri uwo muryango hari umwana wabaye gito agakubagana dufite abantu bakuru bazi kujya inama no guhanura dufite n'abapasitori bazi ba gusenga pasita timura barahari ibyo babikoze kera niyo mpamvu nta bazi gusenga turi abaziranenge kubera ba mutimura n'abandi bose ko ntawe wivuza amaba meza ahari waretse bakakuvugaho ugiye kubaza ndabyakiriye nshuti yanjye ndabyakiriye reka twumve munyabugingo mbonye abwira ati ngiyo mikoro ngira icyo mbaza twumva umugeni n'uw'umuryango reka twumve ko waba umugeni oya uko niko kuri rwose uriya muryango abonye urimo umugabo witwa Murezi kandi Murezi narindi ku muhanda ari mu modoka y'icyatsi ntawe yiruka muhagaritse reka ntiyareba inyuma ubwo mumumbarize kuko byangize ku nzira nimushire umugabo yahuye n'undi ava mu cyerekezo mbaturuka ariko buriya bishobora kuba ari na cya gihe cya korona yenda yagufasha yanga kuyisiga n'abandi Murezi arahagana niba murakoze Mzee Peter tubanje kubasuhuza yego muragahora n'imana neza muraho ushobora kuba narirukaga hari aho ntabaye akaba ariyo mpamvu ariko urabizi ko twabanye kuko dusanzwe tubana ntabwo naguze no ku muhanda urakoze urakoze cyane rwose ayo amashyi y'epfo ngaho n'ayo mu kwa munani ntuze kugira ngo banze ibyo uvuze ntuze kugira ngo ibyo uvuze barabigaya ahubwo kwa munani nyine kandi ntabwo umuhanda hagaragara neza rero nahumure ubutaha azamitwara rwose uzamutwara ajya anagenda buhoro arabyumva yuko ejo bitazamubera nk'icyaha kubera kwiruka cyane turi kure y'umuhanda wa kaburimbo yego iyo twegereye umuhanda wa kaburimbo ntabwo ibyo kwiruka cyane tubivugira kuri mikoro uretse n'abandi babishinzwe hari n'ibyuma bibishinzwe uko ni uko iyo bivugiye iruhande kwiruka cyane bitangira kubara
yego bavandimwe nshuti y'umuryango mugari, umuryango mwiza, umuryango wacu wa Kalisa, mwabumvise aba bavandimwe Kamugisha, umuryango mugari wa Rusine, baje batugana kandi baje gusaba umugeni, bafatiye irembo muri uyu muryango. Reka nsabe Wilson nari nsigaje kubaza mu cyiciro kimwe. Urabizi ko Kamugisha tuba turi ku ruhembe rw'umuryango, tuba twicaye mu ruganiro tuganira, ariko ikambere hari ababyeyi bakikiye Jessica bamureze. Reka Wilson atubarize yuko ikaze ryo gutanga umugeni baryumva neza mu mitima yabo. Ni ukuri Yego, tubarize Wilson. Niba senge nk'umutima kuri ba nyina wabo natumetse aharenze aho wantumye, niba ari icyaha uraza kumbabarira. oya nari nakubwiye ababyeyi kandi abo bose ni ababyeyi. N'umubyeyi Kamugisha n'umuhungu wabo, uretse n'uriya muhungu wabo bya Gatonda, ngo na murumuna we naze nawe bazamuha umugeni. Ba nyina wabo rero ntaragira icyo babwira cyane, barabwira ariko wa mwana wabuze icyo ukora, wibagiwe ukuntu dukunda bakwenda kubwirana ndagaruka. Basaza be rero ejo twarimo tuganira twungukiranya ku cyanditswe, ariko n'umwe muri bo wakizanye kiba muri Yeremiya 39:12 bagisomye ubugira kenshi. Uyu munsi rero mu gitondo nigeze kubabaza, ariko muri wa mwanya bari bube babaza abantu batandukanye nka basaza be, nimba uri buhagarare kugira ngo yemeze ko dutanze batamuriza cyangwa se ikiganiro cyasubirwamo. Baranyihorera ngira ngo bashingiye muri icyo cyanditswe kiravuga ngo umujyane umumenye ntugire icyo umutwara, ahubwo icyo azakubwira aba aricyo uzamukorera. Ngira ngo bamutanze umwanzuro n'uwawe. ariko Kamugisha agashite yanjye Peter bebe ahandi hose hatunganye kuri kafesi yongera hose nyamuna Kamugisha agarukira hafi, ubwo ugeze n'ahandi hose wagarukira aho tukisubira mu kiganiro hano kuri bebe fesi, n'ujya n'ahandi hose ko byari ibindi bibazo. Kafesi yongera hose kabanje yongera wikanoze karanoze. Umubyeyi Kamugisha wa Kalisa muri rusange no mu izina ryanjye bwite, nk'uwagiriwe icyizere n'uyu muryango kugira ngo mubere ku isonga, nagira ngo mbwire umuryango wa Kamugisha na Rusine umugeni musaba mu muryango wacu tumubemereye. Nakubwiye n'aba abandi b'inyuma n'ubu dore hariya hose nimwazanye bariya, wumve yuko mwishimye, nimwongere n'impundu. Peter urabyumvise? iyi nasaga naho ari uko nari mbyumvise. Yego, n'ubu butunzi bwacu buba bwanyeganyeze nkatwe abana b'abantu. Hanyuma akanze mushimire, reka kudashima bitera imbaraga nkeya, kandi iwacu turashima. Tuba dushaka ngo mukomeze muri abanyambaraga bo kuduhora ababaganye. Uvane Peter karame kamwe ejo mbashimiye, ndaza kubwira imiryango y'iwacu ubuhabwe bose bayoboka inaha. Iri nishimye, turashimiye umuryango mugari, turabashimiye bose. Kamugisha n'umuryango wa Rusine batanze, ariko bebe fesi yagiye kure. Waje ukambera ba nyirasenge na ba nyina wabo ukabamenyesha yuko Kamugisha abashimiye Abashimiye ko Imana nkabona ikomeze kuba nziza kandi
abana beza babengukwa baracyakomeje gushimira ubuki rero muvandimwe Peter buriya umuryango ukaba imfura nk'uko mubaye imfura mukaduha umugeni turababwira kugira ngo anyure umuryango we wacu ni uko uwo mugeni tunamukwa iwacu ntazavuka abana bitwa Ihuri kandi baba babaye abizi kuri bana ari Ihuri kubera n'umuco dusangiye iki kibindi ni mu dukoreshe tubakwiriye tuzabyara abana bakuru batitwa gusa Imana ibahe ariko kamugira utari wasubira icyiciro yego iyi ntabwo urayituye koko yego kandi ivugiyeho n'ijambo rikwiye yego ariko hari impungenge nagize nagira ngo uzimare ndazikumara kandi nta cyagutera Jessica banagusigira Jessica murimo kudusaba yego tugendanye nawe iminsi nk'ababyeyi be yego kuva ari umwana kurinda kugeza ubwo mu bubengu yatangiye kubenguka bakaza kumusaba yego ari urugendo twagendanye aribwo yagendanye na se cyangwa na base wabo bandi bari aha yego aho twageraga turi kumwe nawe twamutozaga gusuhuza ababyeyi yego kandi nabonye abakobwa b'umuryango w'iwanyu ariko ubwo kizira gusuhuza abakuru wabyumvise yemwe bazabyigisha Jessica muzamure babiri zanira nanga basenda guherekeza muze musuhuze uyu muryango wa Peter nawe mumuca amaso rikavura rigakubita kirugora nushaka ureke kuvuga izuba yego aho bahamagariye ngo baze musuhuza baritabye umusuhuze umubyeyi muze ko baje baseka bazi baseka baje baseka Imana kagira abantu yego ubona ibyiza wari ibyo ntacyo nakwiye kuko ntacyo wanyuma nta n'icyo nanjye nakwiye gira inka n'abana gira umugabo ungoma ntawe ukora mu biganza by'umubyeyi bagenda amana nuko muganga umusubire mu gitaro byanyu umusubire mu gitaro byanyu uranyuzwe ndanyuzwe zaje ziherekeje ifata rero yego twarazishimiye mu muryango wa Kalisa nibabaha amashyi abo twagendanye keretse mubaye mwisubiraho mukavuga yuko atari zo mwari mwagenze kuzadukwera wenda mwakoze cyane maze rero yaba ariko ari wowe karame ari mutimura yego hari n'abandi mwicaranye yego ndabizi ntawahindura ijambo yari yavuze ngo aze kuvuga ati ariko ubwo mumaze kubyemera noneho byaba kumutumaho niyo yaba kure yanjye iriya ntore y'umuryango urishoni ikoranabuhanga ryaraje naho kuri cya cyuma bya gatondo ariko yumva hafi ngaho mutumire aze tumurabutse tumuhereze byatumaho rwose mbwirira bya gatonda n'intore batorojwe hamwe zisohoye muhera mubasohoza mubavana no so Garukira.
gira umugore buri gihe si iki gira abana bacyabitekerezaho muraho namwe kugira amahoro mu bya gatonda namumenya arambwiye ariko kunindira utanyerekana ni wowe bane guha umugisha baze mushyirire Peter mukomeze mushyirire Peter rwose rwose mbaye Morodekayi cyangwa niba ubaye Morodekayi ngo ni hari uwamutambagije umurwa byahindutse gusa by'umwihariko mbere kamuze karame inshuti yanjye Peter ubundi yaba wazanye na bya gatonda muryango mugari wa Kalisa nimwakira umukwe ngo bya gatonda iyo rero mu muryango wacu tubonye umukwe haba ikimenyetso cy'uko mu muryango wacu rero ayo maranga bebe fesi aya masise ni ngiyo dadi ni wowe ushinzwe gutanga rakisi mu muryango ni ukuri bane habwo icyubahiro ko nagiye kugiraho amahirwe angana atyo do what you can aha reka mbanze musuhuze ngira ibimugisha mutange baramu bawe bose uraho rutebuka n'imbunda imbere arasara rudasumbwa ntusumwe nka kanuhindagara habyutse imboga ibiriza zimaze muruzi dore n'abashangazi nibakongera amashyi abereye n'ukuri nanjye ku giti cyanjye imfura na se barangana reka nunge mu byo avuze ni ukuri mbabwije ukuri cyane cyane abantu batazi batamuriza amatsiko nashira umuhungu wanyu areba kure yarebye umukobwa usa nanjye niwe twagiye ahubwo 194 mu gushimisha Imana turirimba ntananduburira amaso yanjye ku misozi gutabarwa kwanjye kuva hino bindire ureba guturuka Uwiteka niho guturuka Uwiteka niho guturuka Mana yaremye ijuru n'ibirenge by'abamuteguza n'aha bagenzi banyu ntabwo ari amanegeka n'ibyumba by'amasengesho musenge ari Imana kandi namwe bafiteho umugambi ku majwi n'amashusho mwashoje se kamo bahuye baramenyana baraganira yego ariko umwana uravaho ukajya ndarahamubwira ese iri zuba urarigezayo undi ati ndatwara hirya ushoboye wanyemereye nkaba ntwaye ukaganira na mugenzi wawe ariko uciye umugani w'agasozi kandi umugani ukaba ugana kariho yego iyo uvuga uta agasozi kazamutse umusore kamanuka inkumi muhumure tuzabona ibyo twase haleluya haleluya muhumure tuzabona ibyo twase muhumure tuzabona ibyo twase zeranijwe n'amarira azabayo abayo bahuwe neza n'amarira azabayo abayo
abafite ibyiringiro zo kujyayo kandi nzamubona umwami wanjye urebeshe amaso yanjye z'imingoma y'amahoro kuko ariyo twarazwabera murumva nzamubona umwami wanjye urebeshe amaso yanjye z'imingoma y'amahoro kuko ariyo twarazwabera nzamubona umwami wanjye urebeshe amaso yanjye z'imigoma ariwe mana we kuko ariyo twarazwa nzaharanira gusigira icyo umwami Yesu yangeneye we nzaharanira gusigira icyo umwami Yesu yangeneye nzaharanira kw'imigoma yawe kuko ariyo narazwa nzaharanira kw'imigoma yawe kuko ariyo n'amarira azabayo abari muhumure tuzabona ibyo twasezeranijwe muhumure tuzabona ibyo twasezeranijwe ntiwigeze udutererana mana we ntiwigeze udutererana mu bibazo we ntiwigeze udutererana munabana ntiwigeze udutererana munabana we ntiwigeze udutererana mu bukene bwinshi ntiwigeze udutererana mu burwayi mana we ntiwigeze udutererana twaba twihebye ntiwigeze udutererana mu bibazo byinshi ntiwigeze udutererana haleluya mu bukene mana we ntiwigeze udutererana tubabaye mana we ntiwigeze udutererana mana we ibiganza bizaniye mushiki wanyu byasubirayo ukuboko hanyuma mugende mube mureba ko inyana zigaruka hafi n'ibiraro batamuriza nitwe tumutumiye murakoze kumutuzanira batamureba Yesu ashimwe sashimwe umukobwa mwiza muramutaza sha none mutangiye kwiriza muze mberekaho umuriro ndaje ndasangisha umura ihindukira gatoya turebe mu ruhande rwa ruguru hano batamuriza rero umukobwa wacu kandi umukobwa dukunda nitwe tugutumije hano mu ruganiriro baje gusaba umugeni mu muryango wacu ariko dutewe ubwuzu duterwa ishema nuko ari wowe baje gusaba rero agira ngo dutere intambwe gato tuve kuri iyi tapi twigire haruguru gatoya hanyuma ngira icyo nibwirira uyu muryango mugari umuryango wacu Kristo muryango mugari muryango mwiza tuvukamo kandi dukunda nguyu mukobwa wacu batamuriza Jessica dutumijeho mu kanya tugira ngo aze hano mu ruganiriro hanyuma dufate umwanya wo kumushimira tubera umukobwa w'agaciro akatwubaha nk'umuryango none uyu munsi akaba yatwubahishije imbere y'umuryango mugari wa Rusindo nagira ngo rero mbasabe tubikuye ku mutima
tuzamura amaboko yacu, twoze ibiganza, dukoma amashyi tumushimire, tuvuze impundu tumushimire, twishimire ko uyu munsi ayo mashyi Batamuriza wumva, izo mpundu wumva niwe bivugira, warabihawe kandi turagukunda. Ntabwo ngiye kuvuga nk'uwo nigeze kumva ngo twagukundaga nkaho babihagaritse n'umukunda. Turagukunda umuryango wose, ndetse twifuza guhorana nawe ibihe byose. Ariko uyu muryango ureba mugari wa Kalisa n'inshuti ziteraniye, hari umuntu umwe utarabashije kubonekamo, kandi niyo aboneka yitwa iryo zina ntabwo yakiswe iryo yiswe uyu munsi. Umuntu witabye Agatoto. Rero imbere y'uyu muryango ndagira ngo mubaze, nashyizeho mikoro, ariko numbwira ko umuntu witabye Agatonda uyu munsi waduteye guterana tungana dutya utamuzi, ndaza kuba usubukura igitaramo mu kanwa. Ngo aramuzi, ngo aramuzi. Mwumvise ko aboneye ibitugu ari bakomye amashyi cyane, ngo aramuzi. Rero Jessica turagukunda, tuzakomeza kugukunda ibihe byose, ariko noneho uyu munsi byabaye agahebuzo kuko wongeye kubakira izina umuryango wacu. Umuryango iyo ugiye ugira imbaraga utakaza, ubutakaza n'izina. Uyu munsi rero wongeye imbaraga mu muryango wacu, wongeye kubakira izina, kuko ubu nanone umuryango wa Rusine nawo bari umuryango wacu bya Gatonda avukamo. Babyeyi baraha, inshuti z'umuryango, mwongere mufashe dushimire Batamuriza, tumukomera amashyi rwose. Uyu munsi rero ntabwo twagutanze batanga umubisha, ariko uyu munsi turagushyingira ko bakudusabye abakubengutse mu muryango wa Rusine. Rero ntabwo turi bugutange, aho jya bavuga ngo uyu munsi twagutanze ntabwo tugutanga batanga umubisha, ahubwo turagushyingira. Reka rero duhindukire turebe mu muryango wa Rusine uberewe ku isonga na Kamugisha. Urareba mwakirira iryo jambo tutagiye kuvuga. Urareba, Ndareba ubonye iki? Mbonye ibyiza byanzanye muri uru rugo. Ubwo se kubivuga wicaye birahagije? Oya, ntabwo bihagije. Nagerageje, ntabwo nagize. Namubwiye ko umukobwa wacu yitwa Batamuriza, yitwa Muzirankoni. Imana ibahamugisha. Twaje kumusaba none Batamuriza nguyu Kamugisha, Kamugisha kari mu nshuti yanjye. wamubonye Batamuriza? Wangu umutengo hakatuma mukuru nkuko ababyeyi ba ruguru babivuze. Rwose ngwino tera intambwe kandi unezere, uva aho ngaho useka, mbega ari njye naza nseka we. Kubatimfubye wa Peter kandi wa Kalisa kitabereye kwishimire ko ruturanyije neza. Akira nshuti yanjye, wibare mwana wanjye. Ngaho akira rero Batamuriza aho kabyara uva ku giti derega ku muntu. Mubyeyi Kamugisha, Imana ikurinde nk'uko arize mugenzi wawe. Nguki nshuti yanjye. Imana ikurinde nk'uko arize mugenzi wawe. Urakoze cyane gato. We muretseho gato. Iby'intumane warekeye bya Gatonda nk'ubwishe. Utyo. Kamumenera irindi banga nonaha utaza kukomeza ubyibazaho. Guseka ni byiza, ariko iyo ukundana n'umuntu cyane cyane nka Batamuriza ukabona ararize, nawe ufatiraho ntawe ubajije uza kurira. Babiri nanone barutumwe, nimurira muri babiri biraza kwihuta. Tumubebeshe mizigo yetu, ndio atatusindia mabaya. Tumubebeshe mizigo yetu, atatusindia mabaya. Wewe ni Mungu usiyeshindwa.
mapendo yako inajabu. Aiwe mana we, mana we, mana we, mana we, wewe ni Mungu usiyeshindwa, mapendo yako inajabu. Anaweza yote, ai mana we, Mungu we, Mungu we, anaweza yote, Mungu. Yesu we, man, yewe we, twashitseyo, twashitse mu ijuru. Kiramo, kiramo. Yes. Inyanza itukura ibibonye irahunga, Yorodani ibibonye igeza umugongo, imisozi miremire itera hejuru nk'amasekurume y'intama, mana imbaraga zawe zirakomeye, mana we, mana we, mana imbaraga zawe zirakomeye, mana we, mana we, mana imbaraga zawe zirakomeye, mana we, mana we, mana imbaraga zawe. Mana we, mana we, mana imbaraga zawe zirakomeye, ai mana imbaraga zawe zirakomeye, mana we, mana we, mana imbaraga zawe zirakomeye, mana we, mana imbaraga zawe zirakomeye. Uve Yobu ati mana ushobora zose, kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Yobu we, Yobu we, Yobu we, Yobu we, kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Yobu we, Yobu we, Yobu we, Yobu we, kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Nico catumye mvuga ivyo nazimamye, izewe nazubishaga, aiwe naziboneye mana we, mana imbaraga zawe zirakomeye, mana we, mana we, mana imbaraga zawe zirakomeye, ai mana imbaraga zawe zirakomeye, mana imbaraga zawe zirakomeye, mana imbaraga zawe zira, aiwe mana imbaraga zawe zirakomeye, aiwe mana imbaraga zawe, mana we. Ariko we wino, ai baba we, reka tuvuge ibigwi byawe, ibyo wakoze mana n'ibitangaza abantu we. Reka tuvuge ibigwi byawe, ibyo wakoze mana n'ibitangaza abantu we. Reka tuvuge ibigwi byawe, ibyo wakoze mana n'ibitangaza abantu we. Wafashe izuba uritendeka ku busa maze habaho umucyo n'umwijima we. Wafashe izuba uritendeka ku busa maze habaho umucyo n'umwijima we. Wafashe izuba uritendeka ku busa maze habaho umucyo n'umwijima. Uravuga uti mwana w'umuntu, ngaho humeka nta kigega cy'umufite we. Uravuga uti mwana w'umuntu we, ngaho humeka nta kigega cy'umufite. Wambukije isi irahera inyanja, urabajana ubageza muri Kanani.
ubageza muri Kanani. Wagomeshe nyanja ku musenyi, kubw'ijambo ryawe irakuba ntiyarenga. Imana gufata inyanja, ariko Yesu we wagomesheje nyanja umusenyi, kubw'ijambo ryawe ntiyarenga. Abisi bose, abisi bose, abisi bose nibapfukame bakuramye we. Abisi bose, abisi bose we Mana we, imbazwe z'ibigiro bizima we. Abisi bose nibapfukame bakuramye. Abisi bose, abisi bose, abisi bose nibapfukame bakuramye. Abisi nibusa iminsi ya kera, uramburiye amaboko ndebye imirimo yawe. Ndatangara ndumirwa, itamfata umwanzuro ukutaza kureka. Nibusa iminsi ya kera, uramburiye amaboko ndebye imirimo yawe, buri cyo mvuga we. Ndatangara ndumirwa, itamfata umwanzuro kutaza kureka. Theogene we nibusa iminsi ya kera, uramburiye amaboko ndebye imirimo yawe, buri cyo mvuga. Ndatangara ndumirwa, itamfata umwanzuro kutaza kureka. Gitaro tugisubiremo. Nibusa iminsi ya kera, uramburiye amaboko ndebye imirimo yawe, buri cyo mvuga. Ndatangara ndumirwa, itamfata umwanzuro kutaza kureka. Ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu yarongeye we. Yesu we, ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu yarongeye. Ingoma yo kudusubiza, ingoma yawe Mana niyogere we. Ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu yarongeye. Ingoma ikiza uburwayi, ingoma yawe Mana niyogere we. Ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu yarongeye. Ingoma itanga uruzaro, ingoma yawe Mana niyogere we. Ingoma yawe ayiwe Mana we, ingoma yawe yogere. Theogene, Theogene Imana imuhe umugisha n'ukuri. Theogene Imana imuhe umugisha mwinshi. Ingoma yogere, subizamo. Katubanze turimbe Theogene tumumare. Turimbe Theogene tumumare neza, siko? Yesu we. Kuva kera muri kamere yayo, yahoranye imuwe n'urukundo, n'uyu munsi ntabwo yabiretse we. Niyo mpamvu tudashira iteka. Kuva kera muri kamere yayo, yahoranye imuwe n'urukundo, n'uyu munsi ntabwo yabiretse. Niyo mpamvu tudashira iteka. Kuva kera muri kamere yayo, yahoranye imuwe n'urukundo, n'uyu munsi ntabwo yabiretse. Niyo mpamvu tudashira iteka. Bose babireba, bose babireba, tudashira tuzayiha impundu. Bose babireba, icubahiro cyayo ciheba kureba. Bose babireba, bose babireba,
tuzashima Imana, bose babireba tuzavuza impundu, bose babireba icyubahiro cyayo usiheba kureba. Umugabo Danieli baramwanze, baramwanze maze baginama nawe asenga Imana, bamuhirare intare ziratinya, kandi izo ntare zose zirashonje, avamo babireba atabarwa bareba. Umugabo Danieli baramwanze we, baramwanze maze baginama nawe asenga Imana, bamuhinare intare ziratinya, kandi izo ntare zose zirashonje, avamo babireba. aho mukora hose ubwiza bw'Imana bukomeze buharangwe. Haleluya. Hagaze mu gicucu cy'umusaraba wawe, none ndibutse induru nyinshi zabavaga kukubamba, hagati y'isi n'ijuru iyo mu kabande ka Gologota humvikanye urusaku rwinshi rw'abantu. Bamwe bumiwe bati uriya ninde ubasha gukiza n'uwamugiriye nabi yoho, n'uwamuteye icumu nawe aratangara ati koko uriya yari umwana w'Imana. Nanjye ndabyemeza kufite ubuzima yo, muri wowe harimo ubuzima. Hagaze mu gicucu cy'umusaraba wawe, none ndibutse induru nyinshi zabavaga kukubamba, hagati y'isi n'ijuru iyo mu kabande ka Gologota humvikanye urusaku rwinshi rw'abantu. Bamwe bumiwe bati uriya ninde ubasha gukiza n'uwamugiriye nabi yoho, n'uwamuteye icumu nawe aratangara ati koko uriya yari umwana w'Imana. Nanjye ndabyemeza ufite ubuzima, muri wowe harimo ubuzima. Nanjye ndabyemeza ufite ubuzima yo, muri wowe harimo ubuzima. Nanjye ndabyemeza ufite ubuzima yo, muri wowe harimo ubuzima. Unyuzuye uri indirimbo yanjye, unyuzuye Yesu we uri indirimbo yanjye. Unyuzuye Mana we uri indirimbo yanjye, unyuzuye Yesu we uri indirimbo yanjye, uri indirimbo yanjye, uri indirimbo yanjye, uri indirimbo yanjye. Mana we uri indirimbo yanjye, haleluya. Ayiwe uri indirimbo yanjye, Mana we uri amahoro yanjye. Haleluya Yesu. Icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa, imigambi y'abana b'abantu siyo Imana. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajahe kw'ijuru ritabaye. Icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa, imigambi y'abana b'abantu siyo Imana. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajahe kw'ijuru ritabaye. Bose babireba, bose babireba tuzashima Imana, bose babireba
uza y'impundu bose babireba icyubahiro cyayo ukiyiheba kureba. Umugabo Danieli baramwanze maze baje inama nawe asenga Imana bamuha intare ziratinya kandi izo ntare zose zirashonje ava mu babireba atabarwa bareba. Umugabo Danieli baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana bamuha intare ziratinya kandi izo ntare zose zirashonje ava mu babireba atabarwa bareba. Mana ishimwe n'ukuri kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yabire bahaye kandi nanezerewe rwose wavuga musashimwe asaba Imana baje kubasubiza mu izina rya Yesu. Imana ndashima Imana yirarikira kandi ikanyishima. Imana ndashima Imana kubw'ibidara by'umugisha n'inshuro ya gatatu kuba bigarutse ahangaha. Imana atamweza mukobwa Imana iguha umugisha ubaha icyitegererezo muri barumuna bawe. Agushimiye cyane yagatondani w'imfura mu baho. Imana Imana iguha umugisha. Ntabwo mvuga amagambo menshi twebwe sinazanira impano kangane mpungwane ntabwo uyu mwana azakurusha kuko atandurije nawe ntabwo azakurusha. Imana ashima umwana wanjye ndamushimira cyane kandi mubyumve ndashima uburezi bw'itorero. Imana ndabashimira ndashimira itorero nsengeramo. Imana ibaha umugisha. Imana ndashimira yuko kandi urabizi ibirakamishwa nawe uzamukamire nawe agukamishe ntibone. Imana ishimwe cyane. Ara ni umukecuru mba hafi cyane kandi imbaraga ze nkeya bikunze natera intambwe nkamusanga hariya hari. Sangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitegetse. Kalisa ntabwo nari ko wagira inshuti zigari abantu b'inaha umuryango wumvikana natwe tuzabakunda kurushaho. Nimukomeza gukunda nk'uru rukundo rubanje mujye mwibuka nk'uyu munsi niyo waba ushaka guca ukubiri n'umugore wawe ariko ujye wibuka umunsi nk'uyu. Ariko bene nk'uyu munsi umuntu iyo wibutse nubwo yabaga arakariye mugenzi we arabireka. Yuko turabashimira cyane rwose. Ikindi cya kabiri ndashimira umukobwa ari we mugore wanyu, ndamushimira cyane yerekanye igihe ifoto nziza kuri barumuna be. Nta burangare yagize,
ntiyadushize isoni kandi nzi neza namwe ko atazabibashyira kandi nabashyira isoni ari ikintu kigwa muzabitumenyesha byabagaho reka ngushimire Kalisa kuba ubyaye aba bana ari hehe yagiye narungu bayano bayo mbahembe batamuriza zamuhemba yankoreye ibyo nshaka ariko reka mpembe narungu na Saro aba bantu bari hashize imyaka myinshi naherukanaga nabo bose uyu mugabo murareba uko angana ko tungana ariko Imana iraturinda abaturage banjye uhereye ryabega urusenda ndabashimiye Imana ibaha umugisha utagabanyije abantu ba Rugendo ndabashimiye Imana ibaha umugisha ibi bintu mureba ntabwo ari ibishyizeho ni inshuti ni ukubana n'abantu akarusha abantu b'amarongero bose bantahiye ubu abaturutse Uganda hariho abaturutse za Matimba bamwe bagiye hari abaturutse za Karangazi bagiye ariko ndabashimira wibare kunkunda njye namenye yuko abantu bankunda umuntu ambwira mfite ubukwe ati nzabutaha uwo ntunguye mu minsi ya vuba navuga ati kuki wantunguye akavuga ati nzabutaha bene data ndabashimira cyane nivuye inyuma navuze runaka na runaka bantu bantaye ubukwe Imana ibaha umugisha ezerewe atamuriza nawe Imana iguha umugisha ntabwo wanyambukije Nyabarongo murakoze cyane Imana ibaha umugisha nanjye kamanze amagara umugabo wanjye aza hano ntabwo nashima abantu badahari ngo nawe nakore gisirikare atebuke ntabwo twabashije kuvuga kubw'igihe gito ariko turabakunda cyane twashatse mu muryango mwiza Imana ibaha umugisha ikindi ndashaka gushima Imana uyu munsi ndashima Imana ntabwo nareka gushima Imana bw'umugabo wanjye turi kumwe hano ndashima Imana kuba yabashije kuba hano Imana iguha umugisha ikindi nashaka gushima Imana ndashima Imana kubw'abasaza banjye uyu munsi wenda data wakabaye ari hano nawe avuga ariko ntawe uhari rero ndashima Imana kubw'abasaza banjye batambuka nkabashimira mu by'ukuri baranyumvishije bava kure bavuye Uganda baraza ntabwo bari babazi data bukwa barebe ndabashimira cyane mwaranyubashye mwamesheje agaciro muri uyu muryango ndashimira cyane cyane James wavuye Uganda ahari ijambo ry'abagore ntabwo bajya baryumva cyane guhamagara umuntu ukamubwira tuzaze mu bukwe bwa muramukazi wawe anko ndagushimiye wavuye mu kazi kawe uza hano ndagushimiye cyane Imana iguha umugisha iguha umugisha mu bantu bose bari hano ndagushimiye kuko wanyumvishije nka anko Imana iguha umugisha uyu munsi wa mbere nka Kalisa umbabarire kuba muvuze mu izina ariko ntabwo wagaruka Uganda utamuhaye inka kuko warabimbwiye ntabwo wigeze uyima iyo wakamaye uyimuhereze Imana ishimwe cyane amazina ni Senyabatera James ntuye Uganda muri Mutukura ndashima Imana yanzanye kanshyitsa hari amahoro mushiki wanjye yarantereye yanterera yuko bafite ubukwe
kandi ashaka uzabutaha ndamwemerera none naje ndashima Imana rero ko yanshikije aha abanatashye ubukwe ndashima n'abatashye ubukwe bagenzi banjye bashoboye kuza Imana yibare Mzee Kalisa naje twaje twagutahiyeho ubukwe tuje no gushimiraho Imana yagize neza yagufashishije ukaba wishingiriye umwana hari ubwo bidashoboka kubwa mushiki wanjye naje twaje twakugiye mu bitugu ubwo uvuga ngo nakubwiye inka wiga inka narayiguhaye ahubwo se sinzi naguhaye inka n'umugabo wawe urongorwa sinzi ngira ngo wari ufite ibyishimo byinshi ntabwo ngira ngo wayumvise ariko umugabo wawe yaba yarabyumvishije ubwo rero sinzi iyo niba ariyo ndi wa Kalisa niba se ariko muzaze kubera ko nkunda uzaze wakira inka yawe na Mzee Kalisa nawe azatera intambwe ziwanjye nzayimuhereza kuko inka ndazifite Imana ibameranye murakoze cyane nanjye ndabashimiye nka baramu banjye ko mwadutaye ubukwe ikindi ndashimira abantu bose mwadutaye ubukwe bw'igihe Imana ibahe umugisha habaje gusa naho hari izuba rikomeye ariko bareba ko ikirere gitanze umucyo ahantu hatuje rero ndashimira Imana yakoze ibyo cya kabiri ndashaka gushimira abantu ariko ndashimira abantu nasaba bene data niba bari hafi baze bene data niba bari hafi baze hanyuma mpamagara umugore wanjye nkora icyo nateguye kandi niba mutari hafi mugumeyo ibyo byumvikana reka nshimira abantu ndashimira abantu ariko ndabishyira mu bice ndashimira abantu badutahiye ubukwe data yabivuze ariko reka mbisubiremo kuko jye na data turabyumva kuko nitwe duhamagara abantu bakatwitaba Imana ibahe umugisha uhereye ariko mungirireho umucyo mungereka ko mukinkuze mukabyaramo muragasa na Saro Imana ibahe umugisha nabimpamagaye bene data ngo mbereke imbaraga z'abantu mbereke imbaraga z'abaturanyi ejo nagusanga ni Kigali yuba umenye ngo cyangwa nawe numubona uzamutegeke nk'uko uyu munsi witabye data ukaba uri mu rugo rwe ndashimira abantu badutahiye ubukwe ntabwo ndi buvuge ibice kuko ushobora kuvuga igice nkaza kwibagirwa ikirimo inshuti yanjye magara reka nshimire abantu muri rusange badutahiye ubukwe Imana ibahereze umugisha ariko by'umwihariko ndashaka kuvuga amazina y'abantu gashimira umuryango wa Berite niba ari hano natambuke utavuga umuntu akiriho n'icyaha umuryango wa Berite umuryango wa Gahima Joseph niba bari hafi hano bigire hino Frank Arindiro niba uhari nawe uzi niba utatashye Peter Kutesa niba ari hafi hano n'abatambuke Kirikiri yatashye atambuke ariko iyo shimira umuryango mbashimira n'abadamu babo niba bahari nibatambuke ariko ko bafite n'abagore beza baratinya iki kwakuza niba bahari nibaze rwose ni abantu benshi twahagararanye guhera itariki bya Gatonda yampamagariyeho akambwira igitekerezo afite cyari kitarajya no mu miryango yombi ndamubwira nti rero genda uganire n'umuryango wawe nanjye ngiye kuganira n'umuryango wanjye sinshaka gutinda cyane ariko guhera mu ntangiriro z'ubu bukwe aba bagabo twarahagararanye cyane ndetse n'ahangaha mwagumye kubabona abagabo baraye hano Imana ibahereze umugisha rero
kandi ndabashimiye imbere y'umuryango wanjye kandi nabakunda. Imana ibahumugishe. Mwaye bakomera mutaye bakomera ariko jewe nishimye. Reka shimire umuryango wadukunze cyangwa abashyitsi bacu b'uyu munsi. Imana ibahumugisha mwese. Muri bupfura abanyarwanda baravuga ngo bava mu nda, ariko rero uyu munsi nabubonye no mu bikorwa. Aho twasezeraniye niho twahuriye, isaha twavuganye n'itariki twavuganye niyo mwagereye aha ngaha. gushaka ni byiza, natwe twagiye tubishaka cyangwa se umuryango utubwira ati nimushake, nawe nashake ariko aduteye irungu. Tuzagusura Batamuriza, tuzakomeza tubane nawe nk'uko twabanaga nawe. Imana ikubakire, ndabizi niyo itangiza umurimo kandi ikawusoza. Humuriza kujya imbere, izabana nawe, uyibanze imbere. buriya abantu baraha nabonye Imana itanga umugisha, bamwe bakabimenya ko babonye abandi ntibabimenye. Amwihorere. Kwa kamera byakunze. Rovazi Batamuriza nawe arabashimira ko mwamubereye inkoramutima, mukamubera abajyanama, mukamubera abakuru be, mukamubera barumuna be baruta, mukamubera inshuti, mukamubera ingenzi muri byinshi. Mbega buri ntambwe ku yindi aribuka ko iyo ikuhagira amakuzo urugina ikaririmbwa n'ingabo nziza ikamenesha baragiye ibihogo bagatinya ntibayubahuke bagakinurwa no kuyihunga bagakubana mu ngezi zisumbye igitugu. Bateye intore z'umugabo mwiza bagasanga umwago zigogamo nyirazo ntizikubangira itwara rutarindwa n'imiheto icuma abaheshi baremeyeho bari kubiri bahagarikiye ntibyakiranira mu ruganda. Yego barimo ingororero ku ireme bamaze kurihatamo imberera bariho ifisi y'inkubihirwa n'ishya ryo ku nkiko ikagira umutwe wo kuri kabura urugo yatunguyemo mu bishenyi bikanze isahaha n'isibo y'ingoga nziza. Amaboko araseserana babona inkuba zo ku munini ko zirakarira. Barori zirimo ruhashya mpunzi, impundu ziravuga kuri Kiyenzi zirasabira. Impundu ziravuga impinga ya Musha, zibirwari zirabashabirira barazirengura kuri Runyinya, impundu ziravuga ubwa zirimo rwiyamirira imbuga inkuba zihinduye abanyabihugu rwa Mirindi ya Simugwa mu Imana yaremerwa ntibeho urugingo ihinyuriye amara kwigira intabera nikayambarira ku muga rwa Nyanza, zivuga inyarubuye rwa Mwendo, zivuga urwunge ziza urugama. Barazumva b'inyarugenge zishyira kera ntizasigaho, barazishema ry'abagabo nuko nkabarukaho batinyira ubutwari nageze mu nanga gutira ifizi ndifura ndi mukeza abatwari mu kantu karegesha. Kinya kwisonga gikotanira amacuma menshi umutuku niho nambarira inyenyeri ndahari nyir'umudende yeje nikwije imiringa n'umudari se nawusize yemwe no mubatungana oya ntawe tunganya ibyo bigwi ihe yuko wanjye ndihariye ndiruvuga mu gitaramo n'inkotanyi y'u Rwanda naje kandi ndahari wese ndahari ntari ntaramwa mu marirwa kurusha nige rutindukana inkubito rwa gitinywa aho batinya ndatikura no mu rugamba rw'iterambere ndamasha simusha gatsinda nerezwe neza umutoza wanjye n'ifutiri nubwo wanyima amashyi mbayeho neza oya nyir'umurongo nk'abinkotanyi y'igikundiro rutihishanya umuheto ndicumura ishengura ababisha nk'abishema ry'abahungu no mu gitaramo bamvuga imyato bagira bati yego yaje nyir'igituza gitatswe imidari reka nyitakwa agatsinda sinjya mitamo nabi n'ubu gahunda ni yayindi igikumwe cyanjye ni ku gipfusi nshubuje abantu bose mwese mwahisemo neza ku itariki 15 wahisemo nabi nawe birakureba. Ntabwo nshaka gutinda amazina y'inka murabizi, inka muri uyu muryango zabaye nk'igiti bita umuhoko w'abakizi no mu cyanda n'icyuma ndetse zabaye nk'urucaca imvura y'iguye rurongera rugashyuka. Reka rero mvuge ingingo z'ingenzi ho gatoya, hanyuma nimukire ku yindi ngingo mbahe umwanya muganire mwe muza umuganisha igihe gitaro. Nkwereke umushyingiro uhagarariye indi yose, yego ibisigaye ndetse naho bazaba barira abo babyaye tuzaba tukibarira. Rero nkambukira muri ruhande maze umfatire ku ruhembe rw'umugamba aho juru abo bagabo rero bafite ibyuma n'ibyo bakunda.
iyi mishingira atangiye atwereka birimo umutwe wayo umugamba ni ikimenyetso cy'ipita mu muco dusangiye. Ni umuco dusangiye, ni ikimenyetso cy'uko twakuye. Nimushimire yuko batweretse ko twakuye inka nziza. Kandi uyu mugamba urikwije, ntago ndi buze kuvuga ibiwushagitse kuko urabizi biranagaragara, ahubwo igikuru urikwije. Ariko ndavuga ku kintu kimwe, yego, ugaragiwe n'igisabo. Igisabo rero abanyarwanda baca umugani bahujisha igisabo ntutera yibuye. Iki ni igihango gikomeye cyane cy'uko umuryango wa Kalisa n'uwa Rusine, nta buye ryava mu muryango wacu rizi iwanyu, nta buye ryava mu muryango wacu rizi iwanyu, nta n'iryava iwacu rizi iwanyu. Iki rero ni igihango gikomeye cyane tugiranye. Imana ibahe umugisha. Ngahutse umugamba. Uyu mugamba rero abakobwa barambwiye ngo warabyaye, mugira akana k'umugamba. Aka ni akana k'umugamba. Aka ni akana k'umugamba. Ako karikwije. Ntabwo ndi buze kubarura ibigize akana k'umugamba. Izo nkongoro ureba zifite ikintu zivuze gikomeye cyane, n'icyifuzo cyo uyu muryango uzabyara abana bagaheshwa izi nkongoro. Maze unyemerere untumirire abakobwa b'umuryango wanyu baze basange abo mu muryango wacu. Reka ko maze aba bana ariko reka bari abana babanze banagusuhuze. Ibyo nakubwiye ntacyo rwose. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Kandi nongeraho dutambuka ngira ngo nanjye ukabaramutsa nk'umubyeyi, aricyo byatwara. Nuko nabonaga ntwara twihuta, urabahamagaye kandi urangije urambwira uti taha tugende. Ubuse kandi ubu ni ubugira kabiri, na kare nuko bagize. Burere y'umunsi uciye ikibu utuma umuntu ibyo yaragamije ubundi abicamo kabiri kandi yabishakaga. Biraterwa n'uyu munsi aho ugeze. Icyo nzi cyo ni uko bari buhagere ukabaramutsa nk'umubyeyi, hanyuma nkakomeza nsaba ijambo ryo gushimira umuryango, hanyuma tugasoza igitaramo nunkundira, kandi nzi kuri bubinkundira. Birakunda. Nimusuhurize uyu mubyeyi bana banjye. Imana ishimwe. Gira inka n'abana, uhorana amata n'umutware. Muraho. Aba bana banza ari babyara bawe nibagende basuhuze bagenzi babo, hanyuma igitaramo dukomeze tuganire. Bavandimwe inshuti, muryango wa Kalisa, muryango wa Peter, icya mbere ndongera kubashimira. Ndabashimira ko twatangiye byose ibyari ibitwara iwacu mu muryango wa Rusine, ko byose mwabidutuye mukabyakira kandi mukabiha ihumure. Mwarakoze. Nshuti yanjye rero Peter, Imana dukunda bo mu muryango, ndetse nawe numukunda uzaza umbwire nk'uko nakubwiye. Hari icyo ushaka kugira ngo nzivugireho. Iyo umuntu yakwemereye umugeni nk'uko muri imfura mwamutwemereye, izi ntango niziza gusaba umunsi wo guhekera. Ibyifuzo umuryango wantumye ngo itariki 27 isaha nk'amasaha ya saa sita ya saa tanu, ngo rwose mufashije umuryango ibyiza mwabakoreye, mwazaza mubahekeye bakabakiriza amaboko yose n'Imana n'impundu, hanyuma Imana igahabwa icyubahiro. Kwisonga turawutumiye uwo munsi mubaye mubitwemereye, uzaze ibyiza mwadukoreye, natwe tuzagerageza. Ntabwo twavuga ngo tuzabarusha, tuzanganya namwe kubakira. Imana niduha imbaraga dushyiraho kanyira ndusha ko kwishima cyane. Imana y'umujiri baho umugisha. Urakoze.
kandi umuryango wacu urebe uburyo wishimye. Ubundi ijambo ry'Imana riratubwira ngo aho tuzajya tugera bakatwakira, natwe tujye dusiga dusabye imigisha muri uwo muryango. Ndamanutse hepfo hariya, turaje udusubiza icyo cyifuzo, natwe duhesha umugisha uyu muryango. Imana y'umwijuru ibahe umugisha. urakoze cyane, urakoze cyane, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. hari inkuru mwiza impamvu aya muki yose ureba, amuki yose ndeba, ntihaze kugira uwo mwagenda nyigira inyota nta mubyeyi n'umwe urugenda nirirwe no mu nzira rwose. ariko ibintu byo kugenda gake gake mu mabiro. ubu buki yego nugera mu muryango wa Rusine, yego igihe uri bube umaze kwakirwa uciye akabogi utangiye kuvuga mbazwe imisango n'amagenzi, uvuga amagenzi yawe, yego uze kubabwira ngo uvuye mu muryango wa Kalisa. iyi ni intashyo yavuye mu muryango, intashyo ivuye mu muryango wa Kalisa, intashyo z'abo mwadutashye. murakoze. maze rero wigeze kugira uti ijambo ry'Imana rivugamo, yego ibyo nabyo wasabye ndabikwemereye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. murakoze. duha icyubahiro, dushimiye izina ryawe ko wabanye natwe kuva mu itangira ry'ubu bukwe kugera aho bushoreje. dusaba imigisha umuryango watugiriye neza, amahoro yabaganze, ubahe umugisha mu mbuto zo mu nda z'ubutaka, mu z'amatungo, ukoroka kw'imikumbi mu mbuto y'ijambo ryawe. ibyo wagerageza gukora byose biby'umugisha. saba imigisha ingendo zitandukanye twese tugiye gukora, abagaruka amacumbi y'abana basigara hari umuntu.
bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagirwa rya jambo ry'ifatiro zisiwe wibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke kuri wa musozi we wera wibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri we tuzamuke